nuko ikiza cy'irushanwa ry'amagare nkuko wari ubivuze ntabwo ari nka football ugomba kujya kuri stade umuntu akava Norvège akajya kuri stade Amahoro i Remera nabwo werekana tike. amagare yo ni ukuvuga ngo sohoka mu rugo ugere ku muhanda hari bunyure nkuko ejo minisitiri yabivugaga ahantu hose hashobora kuba fan zone upfa kubikora gusa mu buryo bwubahiriza ibidukikije ntudukandagire indabo rwose kuko se indabo nizo zatumye tubona igikombe nazo zirimo kuko ubwiza bw'umujyi wa Kigali isuku ihari byose bituma nyine abantu batugana ariko uramutse uri Nyabugogo turabizi ko Nyabugogo hazaba hari very big fan zone abaturage bazaba bahari turabizi ko Nyabugogo basanzwe bitabira bazareba amagare kandi ukurikije ukuntu amagare amanuka harya hejuru ku Muhima biba biryoshye cyane kuyareba turabizi ko hano ku Kimihurura bazaba bakatira bavuye muri kaburimbo bajya ku muhanda w'amabuye hazaba hari fan zone ariko hano kuri finish line kuri Kasisi naho hari fan zone ni cyane aho bazanatangira igikombe aho ngaho hari fan zone ebyiri hari fan zone y'abantu nyine bishoboye bafite ubushobozi hari amatike ari kugurishwa kuri website isanzwe ikoreshwa no kugura amatike hano mu Rwanda ariko na fan zone y'abaturage bifuza kuza kurya show izaba neza iri aho utwaye igikombe atnyura kurabizi ko mu marushanwa y'amagare iyo ugeze ku murongo wa nyuma niho bavuga ko watsinze aho ngaho baba bihuta haba hazamuka baba bananiwe harimo kabisa kureba atake neza uyirebera aho ngaho aho twashyizeho fan zone y'abaturage tukaba tubakangurire kuva ejo bazabe bahari kuko ejo nibwo tuzatangira uyu munsi hari social ride ngira ngo abantu baba bitwarira igare gusa ariko hari igice cya fan zone twashyizeho cy'abaturage ariko hariya ku Kimironko turabizi ko hariya kuri Simba ari fan zone hariya kwa Mutwe naho kuri Mirdo Kigali murabizi ko hari igihe umuntu atwara igare rikamunanira akarekera ku mugongo akazamuka aho naho abantu bahareba neza uburyohe bw'igare ariko n'ahandi hirya no hino abaturage barakangurwa kuza ku muhanda tukareba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze hari uburyo bwashyizeho bwo kugira ibikoresho byadufasha gufana abakinnyi bacu nkuko mubizi u Rwanda narwo rurimo rurahatana turifuza ko abakinnyi bacu bagira support yacu bakagira ka moral abafana hirya no hino bazafite ibikoresho bigaragaza ko twishimiye nk'abanyarwanda ko abagenzi bacu bari mu makipe ari guhatana. Umuturage ufite ikibazo mu karere ka Gasabo ashaka meya wa Gasabo ashaka meya w'umujyi wa Kigali ashaka vice meya ushinzwe ubukungu serivisi akeneye azajya kuyishaka ayibona n'uwo muyobozi cyangwa mwese ntimuhari akareka muzibanze se babura gute turahari cyane turahari abaturage batugeraho dufite uburyo tuboneka ndavuga muri iki gihe no mu kindi gihe ubwo nshaka kuvuga ngo inzego z'ubuyobozi zirakomeza zikora nk'ibisanzwe ushaka serivisi urumva ikintu twabwiye abantu nibwo bwa mbere twakiriye amarushanwa nk'aya ngaya kandi abera mu muhanda ntabwo byibuze abera muri stade ngo tuvuge ngo abera mu muhanda ukeneye serivisi yihutirwa afite uburyo yahamagara inzego z'ubuyobozi zikamufasha ariko niba ari serivisi ushobora kuba wakwihangana ugategereza aho kugira ngo ujye mu muhanda ugende ujye ku murenge wabwira bakayigwa online kuko nyinshi dufate nk'urugero ibyangombwa hafi ya byose bitangirwa ku irembo ntabwo ukeneye kujya ku murenge kugira ngo usabe attestation de naissance wisaba ku irembo icyangombwa cy'ubutaka ukisaba ku irembo ibyangombwa byo kubaka ubisaba kuri kubaka agadomo.gov ni ukuvuga ngo ibintu byinshi mu Rwanda byagiye ku ikoranabuhanga ibyo rero urumva ibyo ngibyo bimaze gufata igice kinini cya serivisi umuturage akenera ku bindi umuntu yahamagara bakamufasha ariko ari cyihutirwa ari nk'ikibazo cy'umutekano twahagera nta kibazo turahari rwose. Hari serivisi rero zidasaba irembo bwana Mbego nko ndamutse ndwaye nkeneye ambulance njyana kwa muganga inzego z'ubuvuzi zirakomeza izo serivisi zirakomeza. Ndagira nkubwire ko mu kwitegura iyi gahunda hashyizweho uburyo budasanzwe bwo gufasha abaturage. Icya mbere ibigo nderabuzima bizakora amasaha yose ndetse twongeyemo minisiteri y'ubuzima yongeyemo n'ubundi bushobozi butuma bashobora gukora cyane. Ibigo nderabuzima byinshi bifite ambulance izo zirakora ariko noneho n'ahantu hazaba hahurira abantu benshi twashyizeho abaganga amakipe y'abaganga na za ambulance zo gutwara abantu kandi kufatanya na polisi rero na za kajugujugu zishobora kuba zafata abantu zikaba umuntu urembye zikazamuvana ahantu hamwe akajya ku bitaro byamufasha. Ndagira ngo mbabwire ko rwose muzabibona hashyizweho uburyo bwose bwo kugira ngo uwagira ikibazo abe yafashwa kandi mu buryo bwihuse. Ikindi navuga nuko muri imihanda hagiye harimo inzira zagenewe za ambulance zo gutambuka nk'aho urugero hano hirya Kacyiru aho bita hazwi kuri Minagri
harimo inzira yagenewe kuba ambulance yanyuramo ijya kuri King Faisal Hospital. Ubwo buryo bwose bwarateganyijwe, aho waba uri hose ikibazo wagira ni uguhamagara gusa tukabona. muzaba se mwebwe muherereye hehe ngo n'ushaka kuza kuba afana amagare ari kumwe namwe mwishimana nyine nk'abaturage banyu, muzamuri muri zihe fan zone mwashyizeho mu zitandukanye? ubu ngubu tugiye kujya kunyonga, turahagurukira hano kuri KCC kunyonga. Umuntu ufite igare tuhahurira, ryanjye ndarifite hano hanze warizanye cyane, tugiye kunyonga. ubu urava ahangaha ujya kwinyongera? ndashaka gutwara umudari tu uyu munsi ndawutwara. Samir, meya niba nyonga wowe uri mu biki? ntazo tugenda turajya gufana meya gutiza igare yego tugenda igare rya meya waryanga. Meya, abareyo rero baragusuhuza, urumva? Abareyo baragusuhuza tahe cyane, ngo rwose baragusezeranya yuko guhera ku munsi w'ejo bazaza gushyigikira amagare. ndabashimiye cyane. atari kumutubarize yabaza urugamba twebwe dufite uyu munsi, ati turamutumiye, bafite umukino wa CAF Confederations Cup, barakina n'ikipe yitwa Singida uyu munsi yo mu gihugu cya Tanzania mu marushanwa ya CAF, barakinira kuri Kigali Pere i Nyamirambo saa moya z'umugoroba. bati wenda imyiteguro naba yayisoje nta kuntu yaza kureba uburyo natwe tujya tumufasha gushyushya umujyi. hari umureyo ubinyandikiye ahangaha rwose nuza kubona imyiteguro ya ngombwa yarangiye no kuryamisha abashyitsi no kwereka aho baryama, ngo biraza kuba rwose ari sawa bakubonye kuri Kigali Pere ngo ukabahesha umugisha. icyambere turifuriza amahirwe ikipe ya Rayon Sport, ikipe ikomeye ifite ibigwi byinshi cyane hano mu Rwanda, kandi ubu ngubu niba gukina n'amahanga nyine murabizi buri gihe tuba turi ku banyarwanda. cya kabiri ubwo butumire ndabwakiriye, kandi reka turebe ko iyi gahunda igenda, muzi ko tuzatangira ejo akazi kenshi, ariko nk'uko mwari mubivuze birangiye kare umuntu agenda akabashyigikira kabisa. abareba bafite vibes rwose, kuba hafi yabo ujye babona se turabona cyane, turabona hari igihe wumva vibes ziri mu mujyi ukavuga uti iyo ni Rayon Sport. hari n'undi rero watwandikiye aravuga ati mutubarize ese AS Kigali yo kari y'umujyi we kari